nongeye kubasuhuza mugira amahoro y'Imana. Imana ikomeze ibane namwe. Nukuri ndabakunda mwebwe mwese mwahisemo gukurikira ibiganiro byacu, ndabakunda cyane. Ariko icyo nzi cyo ni kimwe, nuko Imana yo ibakunda cyane kurushaho. Ndakunda gake ariko Imana yibakunda cyane. Ko Imana n'urukundo, ikozwe muri ka y'urukundo. Amafuti yose dukora iratwihanganira, ntabwo irakara nk'uko abantu twe turakara. Yo irakomeza ikabana natwe. So rero ndabashimiye mwebwe mwese mwabanye natwe, mwebwe mwese mwakoze subscribe. Imana ibahe umugisha. Hanyuma namwe mutarayikora, nta rubanza rurimo rwose. Umunsi muzabyumva mukumva bikwiriye muzabikora, cyane ko ntacyo bisaba, no kugira ngo ujye ubona ibiganiro byacu nawe nibikuzamo ukabona birakwiriye uzabikora, nta rubanza. Turabashimira rero mwese muri kumwe natwe, ineza y'Imana ikomeze ibabeho. Hanyuma rero munyemerere mvuge iki kintu. Mwibuke ko Imana nta muntu n'umwe itavugana nawe. Ibyo mbivuga kenshi. Yobu nuba ari 33 umurongo wa 14-15 habigaragaza neza ko umuntu wese uriho abavugana n'Imana. Umuntu wese uriho uhumeka, Imana iramuvugisha. Ahubwo ikibazo tugira nuko tutamenya uburyo ko Imana ivugamo. Imana ivugana natwe ariko nitumenye ko Imana yatuvugishije. Ariko abantu bose bariho, burya twese tuvugana n'Imana. So rero niba uzi neza ko hari icyo warose, birashoboka ko ari message Imana yari iguhaye. Swate irayiguhaye kugira ngo wirinde, swate irayiguhaye kugira ngo usenge, swate irayiguhaye kugira ngo iguhereze integuza. So rero Imana ivugana n'umuntu wese, yaba asenga yaba adasenga, yaba akijijwe cyangwa adakijijwe. Nta muntu n'umwe uriho mu isi Imana itavugana nawe. Hanyuma rero uyu munsi tugiye kuvuga ku nzozi abantu benshi bagiye barota. Turahera kuza abakunzi bacu bagiye batwandikira, kandi ni inzozi nawe ushobora kuba wararose, wenda nawe urahita wumviraho wumve icyo bivuga. Hanyuma wenda biranagufasha cyangwa se biranagushoboza nawe guhita ko wumva inzozi warose, wumva icyerekezo cyazo, wumve niba ari izo ukwiye gusenga ugende usenge, niba ari izo ukwiye kujya gushima Imana ugende ushime, niba ari inzozi zikwiye kuguhwitura, kugusubiza mu mwanya, kugusubiza mu murongo. Izo nzozi so nukuvuga ngo niba nawe hari inzozi warose zimeze nkazo, umenye ko ari Imana yarivuganye nawe. Hanyuma uyu bamwita nde? Bamwita Mugwaneza Emerance. Yaranditse ngo Yesu ashimwe. None mbwira, kurota wajyanye n'umukunzi gusenga mukabona abantu benshi babitegereza bivuze iki? Emerance rero ntabwo yadusobanuriye. Yaratubwiye ngo kurota uba uri kumwe n'umukunzi wagiye gusenga. Ariko abakunzi bari mu buryo bubiri. So hari umukunzi wawe mwagiye imbere y'Imana n'imbere y'amategeko. Ni ukuvuga ngo ni umukunzi wawe mubanye ng'umugore n'umugabo. Icyo ni kimwe. Noneho hakaba n'umukunzi wawe muri guteretana, muri gufiyansanya. So ntabwo rero hano yadusobanuriye. Watubwire niba ari umukunzi we babana ng'umugore n'umugabo basezeranye imbere y'Imana, cyangwa se ari umukunzi we babanye, cyangwa se niba ari umukunzi we babanye mu buryo bagiteretana, bagifiyansanya, bakiri muri date, batari bagera ku mushinga wenda w'urugo cyangwa se w'ubukwe. Ibyo byose rero biba bifite icyo bivuze kandi gitandukanye. N'uburyo ko abantu babarebyemo nabyo ubwabyo bifite icyo bisobanura. Ntabwo yadusobanura uburyo babarebagaho niba barabarebaga babishimiye cyangwa se babarakariye, cyangwa se ubona babatangariye, cyangwa se ubona basa naho bumiwe cyangwa babagaya. Ubwabyo bifite icyo bivuze. Iyo utusobanuje inzozi, ni byiza kuduhereza izo details zose, kubera ko inzozi ubwacyo zo
tuvuge ni urugero uvuze ngo narose amata, ngo amata, kurota amata bisobanura iki? Amata ubwabyo ntacyo asobanuye, ahubwo uburyo wayarosemo nibyo bifite ubusobanuro. So rero hano ntabwo yadusobanuriye, ariko niba yararose ari kumwe n'umukunzi we bajyanye gusenga, swate abantu benshi bakaba bari kubareba. Icya mbere, niba ari umugore n'umugabo, so akabona bajyanye gusenga, ni ukuvuga ngo abantu benshi bakabatumbiriye, ni ukuvuga ngo hagati aho umugore n'umugabo haba hari ibintu runaka badahurizaho, ariko mu gihe runaka bakaba bagiye kuzabihurizaho. Uvuga ngo haba hari ibintu runaka badahurizaho, ariko noneho Imana ikaba igiye gukora igitangaza, bya bintu runaka bakaba bagiye kuzabihurizaho ku buryo bizatungura abantu benshi nyine bikabarangaza, abantu benshi bigatuma barangarira ku bw'uburyo ki bahuje umugambi, ku bw'uburyo ki nyine bameze mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Noneho ikindi cya kabiri, iyo urose uri umukunzi wawe gusa, mutarabana, mugiteretana, abantu benshi bakabareba, icyo gihe nawe wisobanurira izi nzozi ukurikije uburyo ki babarebaga. Niba babarebaga nk'ababishimiye, Imana ishimwe, bivuze yuko umugambi wanyu uzuzuzwa. Ariko niba barebaga ubona ibyayobewe, ibyo murimo byabatangaje, ibyo uburyo ki mubanye, uburyo cyangwa se mwazanye, ubona nyine abantu benshi babarangariye, biba bivuze yuko ibintu byanyu bikwiye gusengerwa, kubera ko bizarangira mushungewe n'abantu, bizarangira ibintu byanyu mushungerewe n'abantu, cyangwa se mubaye nk'akabarore, hanyuma abantu babashungere. So rero ni ibintu byo gusengera cyane. So reka tuvuge kuri izi nzozi zindi z'uyu muntu witwa Aisha. Yaranditse ngo none se ko narose inshuti yanjye intiza imodoka, undi muntu akinjira muri iyo modoka agakora impanuka muri iyo modoka ikangirika, ariko we ntiyagira icyaba, ngamutonganya cyane, ntibisobanuye iki? Ibi bintu rero bisobanuye yuko ari umwuka uguteje ibiho. Kuvuga ngo tangira usengere bamwe mu nshuti zawe, kubera ko ushobora kuba ufite inshuti ariko zimwe muri zo zibereyeho kugira ngo ziguprofite. Ikindi cya kabiri, zikagusiga ahantu habi, swate zikagusiga mu madeni, swate zikagusiga mu byago runaka. Ari umuntu ubereyeho, ukamwita inshuti yawe, ukamwita umugenzi wawe wa bugufi, ariko ari wa muntu ubereyeho gusa kugira ngo ahubwo asenye n'ibyo wagezeho. So rero senga cyane, kubera ko ibi bisobanuye yuko mu nshuti zawe hari umuntu ubereyeho gusa guhombya ibyawe, hari umubereyeho gusa guhombya ibyawe, cyangwa se ko hari umuntu ugiye kuza mu buzima bwawe akaza agatuma winjira muri risike, cyangwa se agatuma winjira mu kintu kiri danje. Ni ukuvuga ngo niba hari ikintu ugiye gukora, niba hari umugambi ufite, niba ari business ushaka gukora, niba ari ibintu ushaka kujyamo, biragusaba ngo wirinde kwizera abantu ndetse no gupfa kubyinjizamo abantu bose ubonye, kubera ko bizarangira baguhombeje, kandi nyamara ibintu bazaguhombya bizarangira wowe usigaye usa naho wishyura. Swate bishobora kuba ari nk'inguzanyo watse cyangwa se ugiye kuzaka wenda ngo muri banki cyangwa se nk'umuntu runaka, bikarangira ubyinjijemo umuntu, wa muntu akabihombya, kandi bikazarangira kese ari we isigayeho. So rero bamaso kandi irinde cyane. Sorry, narwaye agakorora. Bamaso kandi irinde cyane. Niba rero ibi bintu warabirose, cyangwa nawe warigeze urota ibintu utira nk'umuntu ikintu, ariko ukabona undi muntu aragikoresheje aranacyangirije, menya yuko ari umwuka wo kunyagwa uzaba uturutse ku bantu we wagiriye icyizere, bikarangira ubuze ntama n'ibyuma. Mugire amahoro y'Imana rero, ndabakunda cyane, ariko Imana ikabakunda kundusha. Mugire umugisha mwese mwari mudukurikiranye. Shalom.